Hello again my guys, hello again my friends, as always I'm your teacher Cedric. So nk'ibisanzwe tugiye kurebera hamwe ibintu amasomo icyo nakita ko ari amasomo nyine ibintu bitumotivatinga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Guys, yes, in today's video tugiye kurebera hamwe things you should have learned in the school, ibintu byo wagakwiye kuba warize mu ishuri. Yes, niba ari ubwa mbere tugiye kubana rero muri video, please click kuri subscribe icon, uduhe like mu gihe urabona ari nziza, kandi uyisharinge cyangwa se click kukazugira kugira anytime twaploadinze new videos zabe somehow notified, kandi please guys muduhe comment. Nicyo mbasaba rero, tudatinze reka turebere hamwe ibintu wagakwiye kuba warize mu ishuri. A lot has been written about success, including on our website. There are countless rules and advice from successful people, but is there such a thing as absolute success? We had found 13 documented rules of absolute success and hope they will inspire you to think in the right direction. Yes, tubwira ngo hari byinshi byanditswe ku bijyanye n'insinzi, hari yewe bikanandikwa no ku ma website yaho nakwiye inyandiko. Yes, hari n'amahame utabasha kubara nyine, ndetse n'inama zituruka ku bantu bari successful people, abantu wakita ko bagafashe nyine cyangwa se b'abatsinzi muri ubu buzima. So ariko hari icyo tubona tugasanga ntabwo insinzi burya ibiri imwe, cyangwa se kugira uyigereho ntabwo biba ari mu buryo bumwe. Twabonye nanone yuko hari andi mahame nyine yatigeze yandikwa agera kuri 13, yes, yatuma umuntu agera ku nsinzi, kandi bakatubwira ko bizeye yuko nyine yaradufasha gutekereza mu buryo bwa nyabwo. Yes, so ikintu cya mbere wagakwiye kuba warize ku ishuri ni in the worst situations there is always something good. Nuko no muri bya bihe by'amakuba, bya bihe bibi cyane, bya bihe by'umwijima, hari ikintu cyiza kiba kibirimo. Aka kantu mukumve neza cyane. In the worst situations there is always something good. So there is no evil without good, in the other words. Mu yandi magambo, nta kintu kibi kitagira icyiza, nta kintu kibi kitagira icyiza. Reka turebe ibyo ari byo. Evil is not absolute and does not exist separately from good. Ntabwo ikibi kiba hari cyonyine, ntabwo kiba gitandukanye n'icyiza. Yes, everything we can call sorrow and suffering always has a positive effect. Hari ikintu icyo ari cyo cyose dushobora kwita ikintu kibi cyane, giteye agahinda, gituma tunyura mu mibabaro, iki n'iki, buri gihe kiba gifite ingaruka nziza. Therefore one should never despair. Niyo mpamvu utagomba kugira ku give uping, cyangwa se to despair, cyangwa kwitakariza icyizere ngo nuko wenda uri kunyura mu bihe bibi, iki n'iki. Nabyo hari icyiza kibirimo, ahubwo bishake. There has not been a single case in human history where a white streak did not follow a black one. Ntabwo mu mateka ya muntu byigeze bibaho yuko habaho series cyangwa se ibintu byiza, ibihe byiza gusa noneho ntibikurikirwe n'ibibi, sibyo? Yes, urugero nko muri entrepreneurship. Muri entrepreneurship, mu entrepreneur wa nyawe we yabona cyagiye cy'ibibazo, cya kintu habayeho ikintu cy'ikibazo, ugasanga abibyajeje umusaruro, ugasanga bikuyemo business ya danje. Niba hateye nk'icyorezo, we agahita ashaka business yo kuvuga ati wenda akaba yakora umuti like that, ugasanga icyo cyorezo kimubyariye amafaranga, kandi abantu benshi bari kubona ko ari ikintu kibi, ko ari icyago cyabayeho kiri gutuma abantu bapfa, ibintu nk'ibyo. So menya yuko no mu bihe bibi cyane by'umwijima haba hari ikintu cyiza kibirimo. Ibyo bikagufasha complaining about this life, cyangwa se kutitotombera ubuzima, cyangwa se fate yawe, cyangwa se nanone bikagufasha kuba give uping hope. Ikindi kintu cya kabiri wagakwiye kuba warize ku ishuri, cyangwa se waramenye ku ishuri, ni uko there is no success without enemies. Nta nsinzi wageraho udafite abanzi. Remember this, and when you have first enemy, know that you are on the first step of an qualified success. Ngibyo byibuke, kandi nugira intambwe nuba ufite nugira umwanzi wawe wa mbere, uzamenye yuko
yari intambwe ya mbere yo kugera ku ntsinzi yawe, cyangwa se icyo ni ikimenyetso y'uko watangiye kugera ku ntsinzi. Mu gihe udafite abanzi uzamenye yuko uri aho ngaho uri umuntu wa fake, ariko nutangira kugira abanzi uzamenye yuko kabisa utangiye gutera imbere. I'm not talking about fans, ntabwo turi kuvuga abantu abafana cyangwa se abantu bo kugufana ibintu nk'ibyo, abakunzi bawe bagukurikirana ibintu nk'ibyo. I'm talking about people who you should respect, your enemies. Turi kuvuga abantu uba ugomba kubaha, ni abanzi bawe. Nta ntsinzi wageraho muri ubu buzima udafite abanzi, ibyo ni ibintu bizwi. Icya gatatu ni beware of miserable people. Jya umenya abantu babi. These are individuals who constantly complain and display their problems onto others. Ubwo nituvuga miserable people wumve abantu buri gihe kenshi na kenshi usanga bari kwitotomba, bari kugerageza gukwirakwiza ibibazo byabo babishyira ku bandi bantu, basaba bari gushaka kubabera imitwaro. It is difficult to be around them. Biba bigoranye kuba iruhande rwabo, and they have a very negative influence on any of your endeavors. None ugasanga bafite negative influence apana positive influence ku mbaraga zawe zose n'umurava byawe byose. Typically they are very envious people. Mu yandi magambo byoroshye cyangwa se simply mu magambo make, abari abanyeshyari. Abantu nk'abo ngabo ujye ubamenya cyane. Yes. Irindi somo rya kane ni learn to say the word no. It is the most useful word in your life. Iga kuvuga ijambo oya. Ni ijambo ry'ingirakamaro mu buzima bwawe bwose. Niba ikintu umuntu aguporopoje ikintu runaka ukumva utagikunze, vuga no. Kuvuga iri jambo no kenshi na kenshi usanga bigorana, ariko menya yuko ukumenya kurivuga ari ibintu by'ingirakamaro, kuko no cyangwa se oya ni ijambo ry'ingirakamaro mu buzima bwawe bwose ufite hano kuri iyi si. So isomo rya gatanu ni work constantly. Kora bihoraho. Be passionate about your work. Kunda umurimo wawe. Niba uri umunyeshuri kunda kwiga, byakanga byakunda bikunde. Niba uri ufite akazi runaka, niba yaba ari n'akazi kabi, niba uri umuyede, niba ari iki, ako kazi kawe gakore kandi ugakunze. People who are constantly moving forward achieve definite success in life. Abantu bagenda bagana imbere gahoro gahoro mu buzima, bagera ku ntsinzi ntagereranywa, intsinzi ya danje mu buzima bwabo. But do not treat laziness as an enemy. Ariko nanone niba tuvuze ngo kora buri gihe, nanone bivuze ngo ufate ubunebwe nk'umwanzi wawe. No, laziness is an opportunity to objectively think about your business. Ngo ubunebwe ni amahirwe yo kuba watekereza neza udashidikanya ku bijyanye na business yawe. Even when you watch a movie and seem completely absorbed in it, you still think about your business. Ngo kabone nubwo tuvuga urugero waba uri nko kureba nka filime ukamera nkaho nyine yagutwaye, watwawe nayo neza, ariko burya uba ukiri gutekereza kuri business yawe. Isomo rya gatandatu bakatubwira ngo envy is your true enemy. Ishyari ni umwanzi wawe wa nyawe. Inability to manage it and genuinely communicate with successful people will ruin you. Nutabasha kumanaginga cyangwa se gukontorora ishyari ryawe, noneho bikatuma utabasha no kuvugana n'abantu b'abatsinzi cyangwa se abantu bagafashe ibintu nk'ibyo, bizakwangiriza. Hari ukuntu umuntu nyine yaba ameze nk'uwagafashe, ariko bitewe no kumugirira ishyari ugasanga biri gutuma utabasha kuba waganira nawe, cyangwa se kuba utabasha kumugisha inama mu byo uri kunyuramo, kandi nyamaze maybe yarabigufitiye inama, ugasanga ibyo bintu rero bitewe n'iryo shyari utari kubasha kumanaginga, bizakuruininga, bizagira iki, bizakwangiriza. This is very important. Iki ni ikintu cy'ingirakamaro kumanaginga ishyari ryawe. Only when you develop the ability to think objectively you will truly become successful. Igihe cyaricyo cyose uzagira uzabasha gukuza ubushobozi bwawe bwo gutekereza udashidikanya, nicyo gihe cyonyine uzaba umutsinzi wa nyawe. You will truly become successful. Nibwo uzagera ku ntsinzi yawe muri ubu buzima. Yes. Isomo rya karindwi bakatubwira there is no greater misconception than keep your friends close, they will come in handy. Nta false belief cyangwa se imyizerere ipfuye irenze iyi ngiyi iyo bavuga ngo inshuti zawe ngo ziyegereze, ngo one day zizagufasha, ngo they will come in handy.
one day nuhura n'ibyago ngo inshuti zawe ziyegereze. No, ibi ni ukubeshya, ni ukubeshya, ni ukubeshya. Reka tubijye deep wumve. Consider and understand that this is not the case. Yes, those we call friends are the same people. Ibyo ngibi wumve ko ari ukubeshya ibyo kuvuga ati ngo inshuti zawe ngo ziyegereze ngo nugire ibyago ngo zizagutabara. Ni ukubeshya kubera ko abo bo wita inshuti zawe, those we call friends are the same people. Abo bo twita inshuti zacu ni abantu basanzwe. When you move forward, iyo uteye imbere, they will remain in the past. Bazaguma ahashize. Iyo uteye imbere, tuvuga urugero ubundi, niba kuba uri inshuti y'umuntu runaka ni ukubera feti y'ubuzima, ni ukubera wenda mufite icyo muhuriyeho mu buzima bw'ako kanya. Ariko nutera imbere nawe agatera imbere mu bindi, uzasanga ubuzima ubwabwo buzabatandukanya. Buri wese ajye mu yindi situation y'ubuzima, ahuriyeho n'izindi nshuti, nawe uhuriyeho n'izindi. So guys, when you move forward, they will remain the past. Nutera imbere bo bazaguma kuba inshuti yawe ariko uzahashize. Rimwe na rimwe hari n'igihe bahita bahinduka abanzi bawe iyo wateye imbere. Abantu bari inshuti yawe, bari inshuti zawe, hari igihe bari bo bahinduka abanzi bawe iyo wateye imbere. Cyangwa se ugasanga abantu b'inshuti zawe bazagumya kuba inshuti zawe bitewe n'uko ukiri hahandi. Guys, when you move forward, your friends will remain the past. So isomo rya munani, your stronghold, your everything is your family. Ikintu cyo ugomba gufata, ikintu cyawe buri kimwe cyawe, ikintu kiri buri kimwe cyawe kuri wowe ni umuryango wawe. A truly strong and large family is the key success in life. Umuryango ukomeye kandi mugari nibwo rufunguzo rw'intsinzi yawe mu buzima bwawe. They are your support and your encouragement. Umuryango wawe niwo uzagufasha, niwo uzanagutera, niwo uzanakwencourage cyangwa se uzagutera imbaraga, uzagutera courage. There is no greater motivation to move forward than the admiration of a woman and the responsibility of raising children. Yes, tuvuga urugero, niba uri umugabo, nta kintu cyagutera imbaraga yo kugira ngo ukomeze ujye imbere gusumbya wenda umugore wawe, ndetse n'inshingano zo kuba warera abana ukabakuza. Ibyo byonyine niba uri nk'umuntu w'umugabo bigutera imbaraga zo gutuma ukora cyane. When you achieve success, only your family will remain with you. Nugera ku ntsinzi, umuryango wawe wonyine niwo uzagumana nawe. Naho babandi bita inshuti zawe, guys, benshi muri bo bazahinduka abanzi bawe, cyangwa se bahinduka indyarya, bakwereke yuko bakiri inshuti yawe yamaze byahindutse. Guys, uzabimentioninga nubinyuramo. Guys, I know. Noneho kuri 9, isomo rya 9, you cannot achieve absolute success as a team. Ntabwo mwagera ku ntsinzi nk'itsinda. Ibi ni ibintu bidashoboka. Yes, batwigisha gukorera hamwe iki n'iki ngo mukore nk'ikipe, ariko ntago mwagera ku ntsinzi mwese hamwe nk'ikipe imwe. Ibi ndabisobanura. This is usually claimed by people who are at the very beginning of their unadopted success path. Ibi bundi abantu benshi babibona cyane ni abantu baba batangiye kugera ku nzira y'intsinzi yabo idashidikanywaho. People usually remain silent about what happens later. Abantu tuza nyuma babandi batangiye ari nk'ikipe bari gukora ikintu, iyo bamaze kugafata ibiba nyuma barabiceceka, ntabwo babivuga. The truth is that only one person is at the top. Ukuri nuko umwe muri abo bantu ari we uba uri ku gasongero. Niba abantu 10 batangiye nk'ikipe imwe bagiye gukora ikintu runaka, umushinga runaka, ukuri nuko umwe muri bo, umwe wo twakita nka mastermind, uzi ibyarimo neza gusumbya abandi, niwe mu mpera eventually cyangwa se finally niwe birangira ari ku gasongero. He is the only one person who is at the top. So abo bantu rero batangiranye nka ekipe bo baraceceka kubiba nyuma. Nabaha like an example. Uzarebe hariho nk'abantu batangira bari gukina amafilme ya comedy, ugasanga batangiye bari gukina nk'ikipe imwe, ariko uzabicunge mu bakomediye dufite mu Rwanda batangiye bafite ikipe bari gukina nayo, nyine bari gukinana team bari gukorana, uzarebe harimo umwe uba successful.
nirinze kumumentioninga ariko nyine ako ni akagero ka hafi. Yes, noneho irindi somo rya 10, women play a huge role in any man's life. Ugomba kumenya yuko umugore agira uruhare rukomeye cyane mu buzima bw'umugabo uwo ari we wese. Many shy away from this. Benshi bajya babigirira isoni, either out of laziness, maybe bitewe n'ubunebwe, ba fear, or simply not knowing how to approach them. Cyangwa se ukuri bari kuvuga abagabo benshi bajya babigirira isoni bitewe n'ubunebwe cyangwa se ubwoba cyangwa se nanone no kutamenya buryo ki bakegera abo bagore. Communicate with the most beautiful woman. Ugomba nyine kuganira n'umugore mwiza cyane. Contrary to popular belief about their deadliness. Bitandukanye n'imyizere yabo yo kuvuga ngo umugore ashobora gutuma nyine umugabo apfa like that cyangwa se agwa hasi, ibintu nk'ibyo. They are the strongest motivator to achieve seemingly unattainable goals. Abagore ni ba motivator, ni abantu batera imbaraga cyangwa se badutera courage kugira kuba twagera ku ntego zacu, kuri goals zacu. Yes, byari bigaragara yuko tutazigeraho. Yes, isomo rya 11 turarebera hamwe amasomo 13. Iri ni rya 11 riravuga ati the ability to separate the wheat from the chaff in terms of people and their advice is very important quality. Ubushobozi bwo gutandukanya isaka n'ururo, ibintu nk'ibyo. Chaff nabuze ijambo narishiramo mu Kinyarwanda, ariko nyine ubushobozi bwo gutandukanya isaka n'ururo like that, cyangwa se wheat, ingano na chaff, mu buryo bwo ibyo ukabishira mu buryo bw'abantu ndetse n'inama zabo. Ni ikintu cy'ingenzi. Tuvuga urugero, ugomba gutandukanya abantu ushingiye ku nama zabo batanga. Ukavuga ati nkurikije umuntu inama zampa ari muri iki cyiciro, nkurikije inama zampa ari mu cyiciro cy'aba ngaba, ibintu nk'ibyo. So sometimes people talk just for the sake of talking. Abantu kenshi na kenshi abantu baravuga nyine bucyo bashaka kwivugira. In relationship with the people, never take everything they say at face value. None mu mibanire y'abantu ntukajya ufata ibyo bavuze byose ngo uhite ubiha agaciro. Don't judge based on appearance. Kandi nanone ntugace imanza ushingiye kuko ibintu bigaragara. Cyangwa se umuntu niba akubwiye ibintu ngo si umuntu nk'uyu uri kungira inama nk'izi kandi we agaragara nk'imbwa, ibintu nk'ibyo, mbese usange usuzuguye inama ze yaba akugiriye. Cyangwa se nanone ugasanga undi muntu ngo bitewe n'uko agaragara nk'umuntu w'umugabo, ngo urafata ibyo akubwiye byose ubigire iki, ubifatireho nyine ngo ubyemeze. No, don't judge based on appearance. Don't judge based on pretentious n'ibyo. Pay attention only to the action. Wowe icyo ugomba kwitaho ni iki? Ni ku bikorwa byabo. Abantu uko bagaragara ibyo ntabwo bikoreye, ahubwo ita ku bikorwa byabo. Inama ya 12, don't burden yourself with lies. Ntukishyireho umutwaro w'ibinyoma. It's not comfortable and it is just gets in the way of life. Ntabwo ari byiza nyine, kandi nanone bigenda bituzaho duhura nabyo mu nzira yacu y'ubuzima. Be honest in everything. Ugerageza kuba unyangamugayo cyangwa se umunyakuri muri buri kimwe. Be sincere even if you know it may cause pain. Ujye ugerageza kuvugisha ukuri kabone n'ubwo wamenya waba uzi neza yuko nuvugisha ukuri hari uburibwe runaka birateza, cyane hari ukuntu uvugisha ukuri ukaba uzi yuko nyine bishobora kukuzanira ibyago like that. Pain is not always bad. Uburibwe buri gihe ntabwo aba ari bubi. Lies are never justified. Ibinyoma ntabwo bigomba kuba urwitwazo, even if they are intended to save someone. Kabone nubwo byari bigambiriye kuba byatabara umuntu runaka, nyine hari ukuntu beshya kugira utabara umuntu runaka. Noneho inama ya 13 cyangwa se isomo rya 13 cyangwa se ikintu cya 13 wagakwiye kuba warize ku ishuri, is to convince people that they can do it. Kwemeza abantu uburyo ki babikora. Ukavuga ati mwabikora, mwabyachivinga. Ikindi kintu nubwo kigaragara nk'ikigoranye ariko wagikora. Make sure you don't exclude hopelessness. Making sure yuko cyangwa se menya neza yuko utajya ubura ibintu by'ibyiringiro, ikintu cy'ibyiringiro. Friendliness, love for positive communication and kindness towards others are the bonus that many lack. The quality ya friendliness cyangwa se y'ubushuti, urukundo cyangwa se gukunda ibiganiro byubaka, positive communication, ndetse n'ubugwaneza uri kubugira abandi bantu, ni gift Imana yaduhaye cyangwa se bonus ariko abantu benshi tutagira.
ariko however it's very easy to acquire, ariko ni ibintu byoroshye kuba wabigira. All you need is to do is learn how to show gratitude. Icyo ukeneye ni ukugaragaza gushimira, gratitude cyangwa se thankfulness cyangwa se appreciation. Guys, these were the things you should have learned in school. Nizere ko zabafashe, and me was yours teacher Cedric. I hope that we'll be together in the next kind of these vital videos like this one. I really love you guys. See you. I just got a new coat still. Okay. Got a little brand new feel. Not so fast, switch play, cut your car with.